Muraho ni Shangazi nk'uko bisanzwe kuri channel yacu Within Family. Turabashimiye cyane, twabonye ibitekerezo byanyu, twabonye comments zanyu, n'ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Turashimira abakoze subscribe, abasharinze, abalikings, n'ukuri turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Turadukomeza tuganire umunsi ku wundi. Uyu munsi rero twabazaniye topic nshyashya, new topic kandi rwose irimo ibintu by'ubwenge bizafasha societe, biri bubafashe mwe mudukurikiye. Uyu munsi turashaka kuvuga ese ni buryo ki ushobora gutegura umukunzi wawe kugira ngo mujye muri mode yo gukora cya gitaramo cy'abakuru. Muri mode ese umugabo ni ukwiye kubanza cyangwa umugore ni ukwiye kubanza? Ese ni ngombwa ko umugabo abanza cyangwa? Turashaka kuganira kuri icyo kintu, mujye munashyiraho comments, namwe mutanga ibitekerezo, mutubwire n'ibyo mukeneye ko tuvugaho, tuzabyubahiriza. Twubaha abafollowers bacu ibitekerezo byanyu. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Gracious. Uyu munsi rero Kayitesi ndashaka umbwire tuganire kuri iki kintu. Ese umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza, umugabo usobanukiye ibijyanye no kubaka rugakomera, tuvuge wenda nko kubijyanye na gahunda yo mu gitanda. Turabizi ko ari niryo shingiro ry'abashakanye abantu. Umugore ava mu rugo, umukobwa ava iwabo, baryaga banywaga bamwambikaga, yemwe urupangu rwuzuye amamodoka cyangwa babayeho neza nta kibazo, agahaguruka agasanga umusore bangana bagafonda ubuzima, ariko mu by'ukuri ikintu aba yaraburaga iwabo kiba ari ikintu kimwe. Ese kandi niryo shingiro ry'umuryango, niho havamo abana, niho havamo kubahana, niho havamo kubabarirana. Iyo biriya bintu byagenze neza, iyo byakozwe neza, nibwo usanga umuryango umeze neza, niho hava za mpuhwe z'abana, niho havamo iterambere ry'umuryango. Eske tuvuge wenda nk'umuco nyarwanda cyangwa no muri Afrika muri rusange cyangwa na hanze mu bindi bihugu, cyane cyane mu Rwanda hano, ndashaka kumenya ninde ufatiye mbere mu kugira ngo ashyire muri mudu umugenzi we, ni umugore cyangwa ni umugabo? Ubundi murakoze, ubundi muri iki gihugu cyacu harimo uburinganire n'ubwuzuzanye. Ubwo niba harimo uburinganire n'ubwuzuzanye, nta byo kumbaza ngo ninde. Ubu tumenyereye ko abagabo aribo bafata iya mbere, ariko ubundi n'umugore, why not? Umugore nawe ukajya muri mood kuri iki buri munsi ari wowe bakirigita ugaseka, nawe wakirigita agaseka muri base, akaba ha ariko ya base ukayumva, urumva ye. Ubwo urumva ni n'umugore yemerewe gukirigita agaseka, agakirigita umugabo we agaseka cyane. Hano ngo urugero ari igihe ashobora kuva ku kazi arushe, stress zimwishe pe, akaza ku kazi bamututse, ko abantu bose nsuko dufite abagabo bari ba boss, abandi bakorera abandi, kava ku kazi bimeze nabi cyangwa yavuye ku kazi yacuruje yahombye, sibyo? Bikaba ngombwa ko ushyiramo ya smile muri we, akishima ubwo icyo gihe ntabwo ari fake smile, no, uyishakamo. Bibuke ko umutima w'urugo nibwo ari umutwe w'urugo. Ubwo rero ugomba gukora cyane rwose. Byumva abadamu badukurikiye rero, ugomba kugira uruhare mu kugira ngo umugabo wajye muri mode nziza. Ariko rero societe yacu nyarwanda iracyafite icyo kintu cyo kuvuga gumana kwitinya umugabo wanjye, aravuga ngo ndindaya, aravuga ngo ibi bintu nabyigishijwe nande. Ako nanjye mba numva biteye ubwoba. Urareba abagande, abantu babaye Bugande, Uganda, Kenya, Tanzania, ibihugu bya Afrika muri rusange. Twebwe abanyarwanda sinzi byacu, ariko ubundi umugabo iyo yaje mu rugo subizi umwambura inkweto, ugashyira amazi, akajya muri dushe agakaraba, ugomba kumusetsa nubwo yababaye, ukamubwira ati uyu munsi nubwo bitagenze neza ejo bizakunda cyane, none utibagirwa ka mu gitondo. Ariko se ka mu gitondo umugabo nta gahunda afite? Saa 11 ka mu gitondo. Nta gahunda afite se ko hari abantu bakunda kwisinzirira? Mu by'ukuri mwe mudukurikiye n'ukuri, hari umuntu ushaka kwiryamira mu gitondo, cyangwa umugabo akavuga ati jewe rero iyo ibyo bintu nabigiyemo bituma ntinda kujya mu kazi. Ariko se mana yanjye, kandi madamu
kandi wenda muri bridal shower barakubwiye ngo mu gitondo ugomba kandi wenda umugabo aravuga ati igihe ibi bintu iyo mbikoze mpita nsinzira nkageza saa 3 ntagiye mu kazi bazanyirukana. Hakorwa iki? Ugomba kubivuganaho hagati mu communication iragaruka. Ugomba kumenya igihe udastress ni byiza ariko bitari frequent. Buri munsi no mugomba kubiganira. Iyo utagize ikiganiro hagati abadamu benshi twagiye tuganira bakambwira bati rero shangazi niba ari ibintu biteye isoni kujya kuganira ibyo bintu umugabo wawe akumva nguzi ibyo bintu ngo avuga turindaya ati niba ari ikintu giteye ubwoba ni ugufata kuri rudasumbwa ukayikanga. Ati umugabo wanjye ntinya kuyikoraho nanabaho tumaranye imyaka 20 sindakora kuri rudasumbwa. Ngaho byange kubikora abandi bayigufasha bayigukorereho cyane rwose baramugutwara bayikoraho barakanyagwa ati byo koko ugatinyuka gakora kuri rudasumbwa ukayirakaza wawe ariko nago ukayikora ukayirakaza wawe nose ntibavuze ngo mu byiza no mu bibi mu muco wa Kinyarwanda se ko kizira umugore gutangira kirazira kwima umuntu wawe ukazinduka yarubika rero uti mu gitondo cya kare bebe dore kujya muri douche nzi hano muri douche n'inyuma tuvuge muraryamye kandi muri douche nose amazi ya mu gitondo yashuhiriza iki none se Grace mu gitondo urabyutse niki kintu ugomba gukora mu gitondo umugabo niwe ugomba kubanza kubwira ati shari wanjye ninde ubyuka mbere y'undi njye numva umudamu ari ugomba kuzinduka niwe ugomba kubitegura first breakfast byose ibintu byose biba byateguye ibyo ndabizi abagore turabishoboye byo gutegura ibyo byayi n'ibiki byose kuko rero bya breakfast none atagize icyo kubaza ugomba kubimubaza mu muco w'u Rwanda ibyo ntibirimo. None se baza gushaka abandi imiti waba baje gukora iki kuko abagore baba barananiranye. Oya ntabwo ari ukunanirana. Hari igihe abasanzwe anameze neza ashaka kugira ngo yimprove amere neza noneho kurushaho. Nta uza kubwa ati umugore wanjye ntacyo yibwiriza. Ibyo byose birashoboka ariko icyo nshaka kuvuga tuvuga nk'umutima witwa mutima w'urugo. Umutima w'urugo ni umuti ukangura imisemburo ugatuma umugore agira morale mu mubiri akamera neza akajya bishaka agahera umugabo we kugihe. Sometimes nk'umugore utagira ubushake abagore benshi muri iyi minsi nta bushake bw'imibonano bagira. Ariko si uwo muntu utagira ubushake bw'imibonano azatinya ahubwo azababonye impamvu rwose ituma niyo rudasumbwa atayikoraho. Nyine nanjye nakubwiye ngo niba adashobora kubyikorera ari umugabo we abandi bazayimukorera bo. Sinjye numva ngo bakobwa iki gihe bavuga ngo Kigali wishare bazamusharinga uzajya umusharinga nabo. Abagore rero ikintu nkuyemo hano rero abagore mujye mukora kuri za rudasumbwa mu rukerera mbere yuko uhaguruka wiruka ujya guteka ibyaye breakfast ya mbere urayumva ugomba kwibariza ariko biramva mu muco w'u Rwanda ukiga guca bugufi ukabibaza abadamu b'i Rwanda abadamu b'iwacu bakuru bacu barumuna bacu bazi ko kizira nta mugore ukora kuri rudasumbwa ngo atayikanga ngo umugore wakoze kuri rudasumbwa ngo yashanutse yahindutse indaya. Mutubwire mwe mukurikira ibiganiro byacu mwumva byakorwa gute mwushyireho comments ese iyo ubishaka wumva kwiyumanganya ugaceceka akagenda kandi we ntiyaceceka. Ikibazo rero wamugana abagabo ntabwo birarira ntabwo baceceka waravuga ati be ikibazo bambi kirimo uzi icyo ari cyo bambi nuko abadamu babikeneye disi bitagaragara reka ntabwo bagira za sayinizi n'abana beza bambi ntabwo bisayinizi zigaragara inyuma disi yo akoze ko abadamu bagowe mujye mwivugira mwige kuvuga aho kugira ngo babariremo hirya iyo mitima touch it kora kuri rudasumbwa ikanguke ba active kuko nta kindi gituma bagenda n'abari abo hanze nta kindi aramusaza akakurusha ubushapu ngo umuco w'u Rwanda ntabwo ariko bikiri iyo mico iyo ntabwo ariko bikiri ariko n'uwawe Imana yaramuguhaye niyo ni gift yawe Imana yakwihereye n'uwawe nta nubwo ari icyaha. Mu gitondo mbere yuko uhaguruka wiruka ujya guteka ibyayi mubaza uti se sheri ese hari icyo ukeneye ese uracyankeneye hari icyo nibagiwe hari icyo ntakoze muri menyu hari icyo ntakoze
noneho naguha go ahead ubone kugenda ariko nibura gira signs ukora mu gitondo mu rukerera kuko ushaka kujya guteka ibyaye atabikeneye ariko icya mbere breakfast ya mbere yari iriye ugahaguruka wiruka rero kumumasa wenda akeneye no mu masa atari ibyo ngibyo byonyine akeneye ariko ukagakora sha ndabinginze rero sister wanjye murumuna wanjye mukuru wanjye rwose iga kuba active iyo rudasumbwa wawe umva kandi twiga no kwikunda ushobora guhora ukeneye ko ari uguprovoka kukiza abagabo uzibanga nabonye abagabo bakunda sha umugore uri active umugore ubisabira kandi ukisabira ukavuga sweet ati ndagukumbuye ngwino ndagushaka ubivuze mu gitondo umunsi wose ahora atekereza umugore wanjye uzi ko nkumbuye burya agataha azi ko mu mutwe we umugore wamukumbuye icyo gituma kumbura mu rugo ariko abanyarwanda bafite umuco wo kwitinya kandi namwe bagabo bacu basaza bacu mumenye ko niba umugore akubwiye ko agukeneye aragushaka nyine igituma agukeneye nuko nta wundi akeneye ni wowe nyine sibyo Grace impamvu akwereka ko agukeneye nuko ari wowe ashaka nta wundi ntabwo ashaka kuguca inyuma birashoboka ko yaguca inyuma ariko niba akweretse ko agukeneye niba bikweretse ariko bambikaye ariko hari abagabo nabo bafite ibibazo barwaye baze wagenera baremera akantu bita panda ni umuti ni umuti ufasha abagabo muri rimwe muri chic first floor ubundi noneho ukihesha ishema muri kiriya gikorwa muri biriya birori by'urugo ukaba umugabo ubereye urugo ukaba umugore wawe ntakibaguze ntarebe ku ruhande ntakurutisha abandi ukihesha agaciro niba ari ikintu kibabaza nkuko uba mu rugo umeze nk'igishushanyo nka stati nk'igifurawo kiraho my dear noneho hari ibindi biriho umugore kugira ngo yishime akajya atekereza ibindi cyangwa umugabo agatekereza undi muntu yigeze ex wa kera kubera iki yamaze kugufata nka status nk'ifoto nka stati iri aho ngaho kubera iki ntabwo hari nyine nk'igifurawa giteguye mu rugo so ugomba rero kugira performance kwikunda ukimenya kugira ngo urusheho guhabwa agaciro mu rugo rwawe kandi mu gitanda iyo bimeze neza n'ahandi hose mu kazi wawe bigenda neza mu bana barishima wa munezero wavuye mu gitanda urasakara mu bakozi bo mu rugo mu bana nta munabi uzasanga n'abagore bahora bisekera umunezero bakakubaza ngo se ngo muhaye ikihe giti nta giti nta kindi ni umunezero w'urugo iyo umaze kumenya icyo ushaka umenya nuko ugifata urumva ugomba kumenya ibyo dushaka twiga guca bugufi buri gihe gusenga ukiga communicating ukavuga iyo utavuze ntabwo amenya icyo ushaka iyo umaze kumenya icyo ushaka uravuga ukamubwira ati babe urabizi ngewe numva byakorwa gutya sibyo ese niba ibyo birori by'urugo umugabo wawe koko avuga ati iyo mbitinzemo iyo mbikoze muri saa 11 bituma nkererwa mu kazi icyo gihe muricara mugagira communication ibafasha kumenya ese bizajya bikorwa ryari sibyo Grace mwige kuganira nta kindi cyo ni iki wabwira se abadukurikiye kuri Within Family icyo nababwira mbifurije ko Imana ikomeza ikabubakira yego n'abatarubaka mbasabiye kugira urugo rwiza cyangwa kuzarugira n'ibindi tuzakomeza tubyige murakoze Gracious Imana yo mu ijuru iguha umugisha for your time urakoze ku inama nziza wagiriye abadukurikiye kandi n'ukuri nawe Imana izakubakire nawe Imana izagushyigikire mu migambi yawe yose nanjye rero nka shangazi ndi hano mvuga nti Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kubana natwe umunsi ku wundi musharinga ibiganiro byacu n'ukuri tugenda tubagezaho ibintu byiza kandi bifitiye akamaro sosiyete byubaka nanjye icyo nababwiraho nuko niba uri umukobwa cyangwa se umusore cyangwa umudamu cyangwa umugabo nuko usenga Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe kandi ukanyurwa n'ukuri
uw'Imana yaguhaye ukamenya uburyo bwiza bwo kumutreatinga no kumwihanganira. Uwo muri kumwe ni umuntu, uwo mugendana ni umuntu, uwo mufite projet yo gukora umuryango ni umuntu, ntabwo ari Yesu cyangwa ni umuntu, ni ikiremwa, ntabwo ari marayika. Icyo usabwa ni ukumwihanganira, niba yakosheje, niba yatebye, gusa imitima irababara, ariko muri kwa kubabara hakabamo no kubabarira. Nubasha kubabara ukagira n'umutima wo kubabarira, uzababara, birashoboka umuntu akakubabaza akagusaba imbabazi. Hari n'ubwo ubabarira umuntu atanagusabye imbabazi, utanamukoshereje, kandi ukumva umutima uramubabariye, kubera ko hari projet nini ngari mufitanye isumba ibyo byose yakoze, irimo inyungu nyinshi kuruta icyo kintu yakoze, ako kantu mwapfuye, bigasaba ko habamo kubabarira ukirengagiza. Ariko icyo gihe bifashwamo no kugira gute, no gusenga, kuko Imana niyo ishobora byose. Twe nk'abana b'abantu biratunanira, ariko iyo usenze Imana, Imana iragushoboza. Ciao, murakoze, Imana ibaha umugisha.